Mwaramutse neza mwese. Bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, nyakubahwa ari Minisitiri w'Intebe umaze kurahira, abagize guverinoma n'abandi bayobozi baturahiriye imbere hano, abanyarwanda bose bakurikira uyu muhango, nagira ngo ntangirire kubasuhuza mbifuriza ubuzima n'ibihe byiza. Ndabanza mpere ku gushimira byimazeyo Minisitiri ucyuye igihe, Prime Minister ucyuye igihe, Prime Minister Ngirente, nagira ngo mbanze mushimire akazi keza n'imyaka yari amaze agakora. Twakoranaga neza, uburyo najyaga mutera urubwa, nkahera ku izina rye ngo Ngirente, ntumubwire niba Prime Minister ugira utyo, hanyuma agaheraho abigira atyo nyine. Nagushimira cyane rero, kandi ndagira ngo byumvikane ko abavuye cyangwa bahinduriwe imirimo n'abatahawe indi, buriya irahari irabategereje. Birahinduka gusa, ariko ntabwo birangirira aho ngaho, niko bikwiriye kumvikana. Abanyarwanda ni benshi, twifuza ko bagira uruhare rutandukanye mu gukorera igihugu cyabo, kandi ibintu bizajya bihora bihinduka, si ibyege mwananiye gusa mwanze kumpindura. Ndashaka guhinduka nanjye, ariko mukanga, ubwo nanjye igihe cyanjye kizagera. Ku bamaze kurahira rero, barahiriye izi nshingano bahawe, ndetse n'abari bari mu nshingano zitandukanye bategereje izindi bazabona. Nagira ngo mpere ku kuvuga ko izi nshingano zifite uburemere butandukanye. Icya mbere, zihera ku bushobozi cyangwa ku bumenyi cyangwa ku bushake bw'abantu. Ugomba kugira ubushake, ugomba no kumenya icyo ugiye gukora, ugomba no kukigirira ubushobozi. Hari bimwe abantu bashobora gukora, tuvuge abahawe imirimo runaka, ndetse byahereye ko abantu babonye ko muri wowe hari ubwo bushobozi. Ibyo ni ibituruka hanze, ariko uko uzabikora n'ubushake ubikorana n'imyumvire ubikorana ko ako kazi
karenze wowe gusa, kareba igihugu cyose, ibyo ntibyoroshye kugira ngo bituruke hanze mu baguhaye izo nshingano. Ni wowe birimo. Uko ubikoresha uhereye ku bikurimo, byo ni ibyawe rwose. Abantu bakwigisha, bakwibutsa, babwiriza, bakora ibyo ari byo byose, ariko iyo bitakurimo ngo ubyumve ibijyanye n'izo nshingano biri muri wowe, akazi ntabwo gashobora kugenda neza. Niyo wakwibutswa inshuro zingahe, niyo wakubitwa imijugujugu kangahe, niyo wagira uti ibikurimo utabivanamo ngo ubikoreshe kubera ko bishingiye ku myumvire yawe n'ubushake bwawe, akazi ntikagenda neza. Impamvu rero nayo mbivuga, u Rwanda rwacu, aba banyarwanda batureba bakatubonamo byinshi, bakwiye no kutugirira icyizere ku bibazo bafite bahangana nabyo buri munsi, tugiye kubafasha kubikemura. U Rwanda rufite imiterere yarwo, hari aho rusa n'ibindi bihugu cyane ibya Afurika, ariko hari n'aho dutandukaniye n'ibindi bihugu, byaba n'ibya Afurika byaba n'iby'ahandi hose. Dufite amateka yacu, dufite umuco wacu, dufite kamere yacu duheraho, dufite n'ibindi dusangiye n'Abanyafurika navugaga. Iyo ubona u Rwanda naho ruva naho rujya, cyangwa aho ruri ubu ngubu, buri munsi tuvuga amajyambere, atera imbere nibyo. Hari abandi bateye imbere. Kuki abandi bateye imbere tugasigara? Kuki twasigaye inyuma? Hari impamvu ishingiye no ku kuntu dutandukanye. Ubundi iyo tutaza kuba dutandukanye bigeze aho, natwe tuba dutera imbere. Ariko impamvu ni iyihe? Impamvu ni amateka, impamvu ni imikorere, impamvu hari ibyo ntari bujyemo bitaza kumvikana nabi, ariko tugomba gukosora byanze bikunze. Ndetse no muri twe twicaye aha n'abandi handi, ari n'ushobora kwibaza atari ko twabikosora dute. Hari abihebye barekuye, bazi ko Abanyarwanda, Abanyafurika tugomba kuba turi aho, turi abakene, turi mu mwiryane, hanyuma kandi hari abazaza kudukiza.